yacu ishimwe. Reka twakiriye korali ya Nibature bahagurukira icyarimwe badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Yego dukomere Imana yacu amashyi cyane. Reka badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo.
murakoze. Imana ibaha umugisha, baturirimbiye neza. Imana ishimwe. Reka tugere mu mwanya mwiza wo kwakirana muri iri teraniro rya mu gitondo. Imana iduhaye iteraniro ry'umugisha, wa gatandatu w'umugisha Imana iduhaye. Twongeye ku yindi minsi twari tumaze. Dushimiye Imana rero twongeye iminsi yo kubaho. Imana yacu ishimwe kandi izatuneshereza. Imana yacu izadutsindira umuntu wese wahagurukira kutuburanya. Imana yacu ishimwe. Reka twakirane. Bakiriye korali ya Nibature bahagurukira icyarimwe badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Yego, dukomere Imana yacu amashyi cyane. Reka badusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Haleluya. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye abakristo b'itorero rya Gasave, mwagize umugisha wo kuboneka mu nzu y'Imana. Namwe mugejuru mwazindutse muri benshi. Dushimira Imana. Imana yakoze kubazana, yabarinze, yabaturindiye. Imana ishimye. Namwe murambura ibiganza mudusuhuze. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha, mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Twakiriye abaririmbyi baririmba mu yandi makorali atari korali ya Nibature yaririmbye. Hari abaririmbyi baririmba mu makorali atandukanye hano Gasave. Reka tubinginge mu ijuru dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Yego, gatatu. Amen. Imana ibaha umugisha. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye abadiyakoni n'abagize inama mpuzabikorwa, mwagize umugisha wo kuboneka muri iri teraniro ryiza rya mu gitondo. Yego, natwe turabura ibiganza dusuhuza iteraniro mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Imana ibaha umugisha, mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Twakire abafatanyabikorwa ba Nibature ndetse n'abashoferi badufasha umurimo w'Imana hano muri Nibature. Abafatanyabikorwa mwihuse. Yego, turambura ibiganza dusuhuza iteraniro. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha, mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Dufite umugisha muri iki gitondo. Twabonye abashyitsi bari mu iteraniro hagati. Waba utarabanye natwe kino cyumweru cyangwa waturitse mu yandi matorero n'amadini atandukanye, cyangwa umwuka wera akaba yakuraritse, ukaba wasuwe n'umwuka wera akaba yakubwiye ati iki gitondo uzindukire mu nzu y'Imana. Hari abahari ngo tubakire. Abashyitsi bari mu iteraniro hagati barahari. Tunezererwa kubona abashyitsi. Imana ishimwe. Reka dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Haleluya. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye kandi abana bato bifuje kubana natwe buri munsi. Baje mu kiruhuko kandi Imana yabahaye amanota meza. Barize barabitsinda kubera y'amasengesho. Imana yakoze no kubatuzanira. Reka turareke abana abatari muri korali mugejuru mudusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Abana batari muri korali bahaguruke. Yego, ababyeyi twashimira Imana, tugakomera Imana. Reka nabo barambura ibiganza badusuhuze. Gatatu. Haleluya. Amen. Bongere kandi. Gatatu. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha. Twagize umugisha ukomeye cyane wo kubana na korali y'abana Ijwi muzuze ijwi ibyiringiro by'umugisha.
yego mugejuru mudusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Dushimire Imana yatuzaniye korali. Yego murambura ibiganza namwe mudusuhuze gatatu. Kandi mu Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5 haranditswe ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Turi kumwe kandi n'abakozi b'Imana hariya twakire madama dusuhuze. Amen. Turi kumwe kandi n'umukozi w'Imana guturuka Gatenga, inshuti yacu, umufatanyabikorwa wacu adusuhuze. Okay, yaturarikiye n'umushyitsi. Haleluya. Uriya ntibaza hano bakadusuhuza. Reka batambuke badusuhuze mu izina rya Yesu. Nibyo hariya bari kure ntabwo twitegereza ngo turebe uburanga bwabo, kandi abantu b'Imana n'ukuri turabakunze. Twongere dushimire Imana. Noneho murabona ko rwose ni sawa. Mwaramutse neza. Haleluya. Haleluya. Turashimira Imana. Amazina ni Nsengimana Jean Marie Vianney. Uyu ni umudamu wanjye yitwa Kamana Letitia. turi abakristo ku itorero rya Gatenga Sejemu Paruwase ni Gatenga. Hanyuma Imana yaduhaye umugisha mu buryo bwose, niyo mpamvu twazindukiye mu nzu y'Imana kugira ngo tuze gufatanya namwe kwishimira. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yego tubakire, yego turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi mu minsi iri imbere bazabana natwe, bazajya badufasha umurimo w'Imana. Amen. Imana bamugisha. Turi kumwe kandi n'umushumba wacu, nawe yatuzaniye abashyitsi, yabatwereka nawe. Turamwakiriye umushumba. Nazanye na madamu hamwe n'umwana wacu, reka rero nabo babasuhuze batere haleluya y'imbaraga. Gatatu. Haleluya. Kanange nshyireho iyanjye. Haleluya, haleluya. Kandi baho umugisha. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndumva rero n'abandi basigaye hejuru. Haleluya. Amen. Dushimiye Imana iduhaye igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Imana yagize neza, Imana yabanye natwe, Imana yaturinze, Imana yatwimanye, Imana yaturwaniriye mu minsi itambutse. Twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Iyi minsi yose twazindukiye mu nzu y'Imana, twabonye neza y'Imana. Abaririmbyi bagiye baza bazinduka buri munsi bambaye uniform, ntabwo babuze imyenda yo kwambara. Imana yarakoze, yabahaye uniforme, yaduhaye ibyo kurya, iratwambika, iratuzirikana, iturindira abacu. Mureke tuyikomere amashyi cyane. Reka twakire n'undi korali ibyiringiro by'umugisha, batambuke turabaha indirimbo ebyiri baturirimbire mu izina rya Yesu Kristo. Bari bamaze iminsi ku ishuri, reka tubahe akanya baririmbe. Karibu korali, badushyirireho ibiseke, dukora umurimo w'Imana, turatanga amaturo y'ishimwe ndetse n'icyacu.
ariko ntabwo badufite. Oya oya kuko Yesu yaramutsinze ku musaraba, ariko ntabwo badufite. Oya oya kuko Yesu yaramutsinze ku musaraba. Imana ifite imbaraga z'ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso irabibona. Imana ifite imbaraga z'ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso irabibona. Yesu yaramanutse ajya ikuzimu arwana na Satani, amwambura imfunguzo akingurira abera bose barasohoka. Yesu yaramanutse ajya ikuzimu arwana na Satani, amwambura imfunguzo akingurira abera bose barasohoka. Reka gutinya ibiteye ubwoba by'umwanzi, reka gutinya ibiteye ubwoba bya Satani, kuko Yesu araje aturwanirire, kuko Yesu araje aturwanirire. Imana ifite imbaraga z'ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso irabibona. Imana ifite imbaraga z'ibyo turebesha amaso n'ibyo tutarebesha amaso irabibona. Ibuka cya gihe urwaye akagukiza, ibuka cya gihe ugiye gukora impanuka akagutabara, ibuka cya gihe ugiye gusohoka mu nzu, wibuke ko Uwiteka yahabaye akagutabara. Ibuka cya gihe Shyiremo n'impundu. Tumaze icyumweru cyose kwiga ijambo riri muri Yesaya igice cya 54, umurongo wabo wa 2. Ni umurongo ukomeye cyane Imana yaduhishuriye, kandi imigisha ndabasabiye muzayibona mu izina rya Yesu. Hari n'ibindi nahishuriwe muri iki gitondo ngiye kubabwira, ariko kandi murabanza musubiremo uyu murongo uko ngiye kuvuga muri Yesaya igice cya 54, umurongo waho wa 2. Muzajya musubiramo uko ngiye kuvuga, ariko abafite uburyo basoma wenda muri telefone mushobora kureba, nta kibazo. Yesaya 54 umurongo wa 2. Ndasoma kuri gice, iteraniro ryose risubiremo. Ningera ku gice cya 4 ndasoma inshuro 3. Uko masoma inshuro 3 muzajya mwikiriza amena musa nk'abashimangira ibyo mvuze. Yesaya 54 umurongo wa 2. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, hari abantu numvise basa nk'abacecetse kandi ntabwo byemewe. Agura ikibanza cy'ihema ryawe.
rega inyegamo zo mu mazu yawe, zigireyo ntugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe, ushimangire imambo zawe, ushimangire imambo zawe. Uvuge amen. Haleluya. Ubu ubutumwa bw'iki cyumweru cyose ni ibintu bine birimwo biremereye cyane kandi bitangira ari umuntu ushinzwe kubyikorera. Hakavuga ngo agura ihema, agura ikibanza cy'ihema ryawe. Ni ukwaguka, mwabyumvise? Ni ukwaguka, kandi nutabikora ntabwo bizaguka. Ni wewe wenyine ugomba kubishyiraho ukabyagura. Mbega niba ari ikibanza ufite ugashakisha ukuntu kiba kinini. Icya kabiri, dusanga nutarega ngo bikomere, hari abagizi ba nabi bazaza kubisenya. Niyo mpamvu bavuze ngo rega inyegamo zo mu mazu yawe, kandi ukurega ujye ugenda wegerayo ugeza kure, ngo kandi ntugarukire hafi. Ni ukwatura umugisha. Ngiye kubibabwira, ni umugisha mugomba kwatura. Ntimugarukire hafi, ukagenda ukarenga abana banyu, ugakomeza mu buzukuru, ukageza no mu buzukuruza. Ntugarukire hafi. Icya gatatu, wungure imigozi yawe ibe miremire. Ni nko kuvuga ngo ukomeze ukurura, bigere kure cyane. Hanyuma ibyo bintu Imana ikoze ubishimangire, kugira ngo nibaza no kubirandura bazakurure basange bidakururika. Ababyumva cyane muvuge amen. Ababyumva neza muvuge amen. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu baba barabonye ibimenyetso muri iki cyumweru ku Imana hari ikintu igiye gukora. Murahari? Zamura ibiganza ndebe ko muhari. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ubuhanuzi bw'iki gitondo ndabuhera kuri bari abantu bicaye imbere, mbere kuri Danieli hamwe na komite bafatanya umurimo w'Imana. Umuriro wagiye, nari ndimo bishimira Imana kugira ngo mumenye ukuntu mukwiye kwaguka. Niba umuriro ugenda mu rusengero hakaboneka umwijima, ntabwo mumva ko mukwiye kwaguka. None se iyo umuriro ugiye, ntabwo muzi ikindi cyuma bakoresha hagakomeza hakaba. Icyo cyuma bacyita kuki? None se urusengero rwose rwa Mesaje, iyo umuriro ugiye birasa. Daniel rero akusobanura ukuntu nagenera kufite. Ibisobanuro bikuranye. Twatanye n'abamarayika, twatanye na Lokadiya, twatanye n'abo bagabo, mugende gukora inama na Danieli arasobanura. Mugende mumwegere mu gitekerezo cyabo. Genda diabo mumubwire impamvu ntagira. Igisobanuro se wenda sasa imbabazi mbabari. Asasaba imbabazi mbabari. Umuntu ugenda akamutegereza. Kandi muhari baba barabitubwiye tukitanga, tuba twaribuze. None se kuki batabitubwira ngo tubikore? Wewe shano, murabona tudakwiriye gukora. Amaze kuri sitasiyo bagurisha esanse, iyo umuntu ugiye bacomeka generator bagakomeza bagacuruza. None mu rusengero uragenda bakabicomeka. Imana ibambwe mu izina rya Yesu. Basabiye kwaguka. Dore bibaye kugira ngo mubone igikenewe. Umugira ngo
nta mikorofone icyumweru cyose muzabaze umugabo tugendana Manuel sinzi niba yaje kwa Germaine Taye menya ataraza ntabwo cyo mbona itarayi yasohotse ibyo gushakisha Germaine ariko muzamubaze ahantu hose nagiye niyo bamaye mikorofone ivuga nabi ahava yababaye yanga ibintu bivuga nabi none hano nta na mikorofone wabona kubera iki ntabwo mwemerewe kuvuga cyane siko bimeze none se niba tutemerewe kuvuga cyane tuzavuga ubutumwa bute muri umusozi wa Gasabo ntabwo ngomba ko hari abagenzi babateye muri zone ntabwo ngomba yuko ari imyuka mibi yaje gufata kino kirere cy'amasengesho kubera yuko ari Gasabo hari umubyeyi wa Kristo ntabwo ngomba yuko hari ikibazo gikomeye kuba mu rusengero rukomeye nkuru inanga zose zimanitse mudashobora gucuranga mudashobora guhimbaza Imana ibagure rero dukoresha uburyo dukora amateraniro kandi ibikoresho byo mu rusengero bikore mwubaka urusengero rukwiranye n'igihe mukomere Imana amashyi izabikora bakubwira bakimenye wigusaba imbabazi bababarire harimo muri bisobanuye ko Imana ifite ibintu ahubwo twe ntabwo twizeye ngo tubifate tubizane tugakomeza tukabaho mu mateka yo mu bukene yo gutsindagira kugenda tumeze nk'abantu bagiye guhwera tumeze nk'abantu badafite iyerekwa
ariko Imana tubabarira. Hari ibintu tugomba kwiyambura, hari za karande tugomba kwica, hari imyuka mibi tugomba kwirukana mu ngo zacu, tukabyirukana mu rusengero, tukabyirukana mu makorali yacu. None si korali zahaye zitari gusohoka, zisohoka nagerere mu bigenzamo murakodesha. None se bibitse mu cyecu. Isi cyumba kidashyigikira nibature imfunguzo y'ubuzima. Ndaza kuba bikurikirana. Umuntu ufite imfunguzo z'ahantu bibitse ndaza kumuhamagara. Ntagaseka murakeye se. Nijakora. Mufite ibyakora bitari ibyo. Ubwo nabyo ndabimenye rero. Kuba nagiye mugiye gusigura ibyakora cyeye. Kuba se twebwe tuzabura rero. Muzajye mukuza n'amakora. Icyo tuzabura muri murakeye, kora itadutegereye tamuzajye mwiha. Kuko twebwe Imana duhaye ibintu tubikoresha umurimo w'Imana byasaza tukagura ibindi. Urwo murabyumva. Kubera se niba bibitse abandi kuba mu mwijima uwabibuze bizamara iki? Ahubwo muhishurirwe wenda ntabwo yarabizi ko buri kugenda ni ukugira ngo ajye abaha amaso kugira ngo ikibazo n'ikivugo ufite igisubizo abari hafi. Nta kosa bafite ntabwo bari babizi, ariko niba bafite ibikoresho ntibireba hafi bikore igihe gikenewe. Nagiye kuvuga ubutumwa bwambaho ubuhamya burambura n'ikigisho. Nagiye kuvuga ubutumwa bw'itorero rimwe sanga korali yaho ifitanye ibibazo na pasiteri, kandi iyo korali niyo ifite ibyuma byose by'urusengero. Noneho pasiteri baramuhima baravuga ngo nawe natwe ibyo tumubwira ntabwo twese ari ibyuma, nawe aze kuvuga asarane. None icyo cyumweru pasiteri yarantumiye n'urusengero rurimo abakristo 3,000. Ngiye kubwiriza ubutumwa ndababwira ngo banga mikorofone, abaririmbyi barambwira ngo ntayo kuguha. Gutyo mwiterane. Ntibyabona kuntabare umuhogo wanjye mutawica, kubera ko umuhogo wanjye uzakorera Imana imyaka igera muri 80. Nimutuma sana rero murimo mubikivuga ngo nta mikorofone tuguha ngo banze kuba ku pasiporo ikintu dupfa. Noneho pasiteri ndagenda ndamwegera. Pasi wambaye mikorofone bavuga. Arambwira ngo barayimye kwibata byabitse ngo nyine bakubwira aho ngaho nanjye nayoboye nacyo. Ndamubwira nti rero wowe uko wahamagawe bitandukanye n'uko nahamagawe. Mpagarara ku ngingo. Ndavuga ngo niba utanga mikorofone ntabwo wongera kuvuga. Kandi nta nubwo ari abavuga. Ndahaguma nanga kuvuga ashinzwe gutaha. Umwuka wera asanga presidente wayobora korali aravuga ati uramugani nubwo ndi umugome ariko uramupasiteri ndabamureba nta muzi nta kibazo dufitanye use kuko waje tukamuhakamo. Yahise yirukanka azana mikorofone nziza yasanziriye ivuga neza ahita ayimpaye mvuga ubutumwa. Buze ubutumwa abanyabyaha barihana, abantu buzura umwuka wera, hanyuma n'aya korali barihana basanga Imana imbabazi. Mube Imana amashyi byarakemutse. Imana ikaba niba bihari ukaba bibitse nta kibazo ufite yo Imana ikugirire neza. Ntabwo nari nzi ko bihari aho bihari. Reka rero mbabwire ubutumwa namenye nahishuriwe bw'iki gitondo buri ku gitabo cy'abacamanza igice cya 6 umurongo wa 3. Hari urugamba tugiye kurwana muri iki gitondo muri aya masaha.
Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 3. Nyamwari arasomera ni ikibazo gikomeye cyane kandi kiri hano mu iteraniro, kiri hano mu mwebwe. Hari abadayimoni bahagurukiye bamara kubona tumaze kubiba bagahita baza bakarandura ibi. Rero mubyibuke ejo ibyo twize ejo, muribuka ko twaganiriye kuri Isaka ko yabibye muri icyo gihugu, Imana ikamuhakoreza ibintu utayishubije. Murabyibutse? Mu gitondo rero ndimo senga isaba ubutumwa ngomba kubabwira, namenye ko iyo mumaze gukora hari abadayimoni bahita baza bakamamaza. Wamara kugira icyo ugiye kubona imyuka mibi ikayijyamo, ishimwe ryajya kuza Satani agahita aza agasukamo amazi, ukabura ishimwe kubera ko ikibazo kiba gikemuka hahitaza ibindi bitanu. Noneho ishimwe rikabura ugahita wumva umunyabibazo kandi usoma Imana igakora. Ariko tugiye kurwana n'imyuka mibi muri iki gitondo, Imana ivuye kubiba kandi imbuto twabigiye. Musome zo mu murongo babwirwa bimeze. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba, Abamidiyani bakazamukana n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bakabatera, bakagira gute? bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo. Iryo jambo neza ko bakagandikayo bakagira gute? Bagasiribanga imyaka yabo. Gusibanga kugira gute? Bakanasiribanga ku buryo neza nta Bisirayeli uzasarura, n'agasigaye bakakamarayo. Hanyuma babasigire kuminja hano buri mumama kuminja n'iki ntibabasigaga na buri ni ukuvuga ngo habe na gato babasigira. Ukabika Abisirayeli ntabwo bumviza abakwete kugatera ngo baratwaraga bagatwara n'intama, bagatwara n'inka, bagatwara n'indogobe, nta cyasi. naho yaba intama cyangwa inka Yego. cyangwa indogobe mu Bisirayeli nta cyasiga uretse wumve ubwo iyo bageze mu myaka barasibanga bageze cyose. Noneho bari mu myaka gusa bari no mu matungo, bagahita bafata intama bagafata n'inka n'indogobe ngo nta cyasiga. Ntabwo mwumva yuko hari abanzi baduteye bashaka yuko tukigira na kino dusigara? Niyo mpamvu iki cyumweru Imana ikwiriye kurwagura ibintu byacu bikarirwa n'ingoga z'Imana. Haleluya. Murabyumva mwebwe muri zose. Imana irinde imbuto zanyu, muzarinde mwese musarure. Haleluya. Ndashima Imana yuko hano ngabo habonetse abantu bicara. Iyo ndetse kandi n'undaka hirwa n'aho gucuta hirya. Hano gucuta hirya. N'ubwo mwahicaye. Imana irebere ibishaka. Haleluya. Imana irazaniye imbaraga zibinga ibyo byatangiye. Imana itubwira umwana azakure yige neza.
kidakwiriye, ariko ntabwo ari uwo mwana ukenewe cyane, hakenewe wowe kugira ngo urwane, ukubite, utukane, hanyuma umwuka w'ibite yinjira mu nzu. Aho kugira ngo narwone yuko ari Satani ushaka, wowe ukagira ngo ni umwana ukubagana, utumva, aho Satani izana icyo bita mu Gifaransa sabotage. Niyo mpamvu mukwiriye gusenga muri kumwe n'abana banyu, mukabakundisha umurimo w'Imana, mukabazana muri korali, mukabasengeramo barambitseho ibiganza. Hari ibyo umwana akora atari we, ahubwo hari imyuka mibi biyuma. Hari ibyo umugore akora atari we, ari ukugira ngo umugabo avuge nabi. Hari ibyo umugabo akora ari Satani kugira ngo umugore nawe abyimbe umutima. Niyo mpamvu mukwiriye gusenga, mukirukana iyo myuka mibi yose ituma mudaseka. Niba munyumva neza mubwe amen. Mwanyumvise neza? Ikibazo uzajya ubona, uzajya umenya ko inyuma yacyo hari imyuka myinshi. Noneho kurwanira icyo kibazo ubanza urwanya n'icyabiteye. Mwabyumvise? Icyo gihe muzaba abantu banesha. Abamidiyani rero namenye iki? Namenye ko hari abantu b'abanzi bagukundaniyeho kugira ngo basibane imbuto zawe. Bagukundaniye bari abagome, n'ubundi nawe ukanakundana, ariko kuko mu kurwanya baremera bakakundana. Mu kukurwanya bakishyira hamwe, bagashyigikirana, kandi nabo bagakundana. Ariko kugira ngo gusaba gusebye, bagakorera inama, bagashyiramo ingengo y'imari, bakabiganiraho bavuga amagambo mabi, bakabona izigezaho ngo bazakurwanya kugeza uko ushize. Niyo mpamvu rero fatiraho muri burakeye, wirukana iyo migambi y'abamidiyani. Tekereza abantu kuba n'ubwabo barahangana nabo, ubwabo bagasinana, ariko iyo bagiye kukurwanya barakundana, bakikoranya. Asomyewane abogana sombrero, abamidiyani, abajana n'abaki, n'abamaleki, n'abantu bose. Aba bantu ntibajya bavugana, ariko kubera kukurwanya bishyize hamwe ngo babone uko bakurangiza. Iyo bamaze gusigarira imyaka barongera nabo bagashwana. Iyo bamaze gutwara za ntama zawe n'inka, iyo barimo babigabanya barongera bagashwana. Ariko baza kukurwanya bakishyira hamwe, bakigira inshuti, ariko yayigize ibiki ngo amwihorere tuzamwumvisha, kandi nabo barasirana. Imana rero ikurinde kariya gatsiko k'abanzi bihaye kugutunganiraho, utabarwa na Yesu mu bwoko bw'izina rya Yesu. Kandi ibintu bikwiriye muri zone hano. Abantu bose babakundaniraho, ariko n'ukubanazirana. Murimo murabyumva? Basirana kugira ngo bakwangize, bagize izina ryawe, kugira ngo bagutobane, kugira ngo bagusibangire ibintu byawe, kugira ngo abana bawe batabaho, kugira ngo urugo rwawe rusenyuke, bakagukundaniraho. Ni abagome. Ntabwo bashaka ko imbuto wabibye iyo mbuto yera. Ikindi nk'uko ukunani babi, niba wabibye basi kubera icyo bataza ngo banabirangure bajye kubitekwa, ahubwo baraza bakanabisiribana bati tubigure nawe abigure. Utekereze, ni nko kubona umuntu wabibutse inzu, aho kugira ngo azaze kuba icumbi, akazashyiraho abantu bazaza kuyisenya, kugira ngo nijya no kumusura wenda nzabona aho ndara, ariko rwabura abana. Muri ubwo bugome, abigure nanjye mbigure, twese duhomere rimwe, ntateye imbere, abwirirwe nanjye mbwirirwe. Kandi Imana yamuha ibiryo wakaza ukamugaburira, ariko ntabishaka kubera ubugome. Niyo mpamvu muri iki gitondo rero mpagaze muri iri teraniro ngiye kuburizamo umudayimoni w'ishyari. Umudayimoni w'ishyari ni mubi cyane, dore yaraguteye, dore n'icyo urimo. niyo mpamvu bagiye kukurogesha, niyo mpamvu bashaka yuko mu rugo rwawe nta mahoro ahaba, bateze imitego itagira ingano, umugabo bamutwaye umutima, abana bawe barabishe, nta kintu kimwe kizimiwe
iwanyu karande zarakurikiranye baragiye baranakuza banabyerekeye baranabavugira ijoro ariko muri iki gitondo Imana igukize za karande zo mu barozi Imana igukize inzangano z'abanyabazi kandi mukuru birababaje ni abantu bakuzi ni abantu mwagiye neza ni abantu mwabanye kandi umutima muri bafite ni uwo kugira ngo gusa udateye Imana ibagiriye neza murimo murabyumva nta kibazo na kimwe mufitanye n'abantu batabazi ikibazo mufitanye n'abantu bene wanyu wa hafi abantu mwagiriye neza niba usanga bafite ishyari abamidiyani nimuza kujya kureba mugasanga baturanye n'abayisiraheli abamaleki kugera muri isiraheli nimuza aho batuye ab'iburasirazuba ni abaturanyi babo nta mwanzi wawe uri kure umwanzi wawe ufite nimero zawe za telefone ntiwaje wawe mugasangira agataha akenye amenyo mufite intebe ngo z'ubu intebe zakumye uzisize koko uzirihe ngo inzu ye irimo amarangi none se ayo marangi ko ari igihugu cyayakoze uragira ngo asigemo amase ngo afite imodoka ngo y'umukara none se uragira ngo agire imodoka imeze nk'iyi uragira ngo agende amutese n'amaguru ngo umwana we ngo yarashingiye none se uragira ngo abana be bishingiye bituma ari iki mwirukanye ishyari n'izina rya Yesu amen mwatemerera mukafasha mu kwizera iri shyari tukarishushushubikanye mwatemerera mu kwizera tukirukana imigambi y'abamarayika muri iri teraniro mwatemerera mu kwizera tukirukana imigambi y'abamidiyani muri iri teraniro abantu bagukundaniyeho bakakuganira urugamba ururwane umwuka ndagira ngo mbasabire imbabazi ibyaha mwakoze kubera ntabwo mwakoze ibyaha byinshi kandi ibyaha mwakoze kubera icyerekezo mwahuye nabyo ibyaha by'amagambo mabi ibyaha byo kwimyoza ibyaha byo kugira ntabwo muzongera kugirira neza kubera ibigeragezo wahuye nabyo ukananirwa kwivanamo ikigenderewe ngo uzayimuka ariko Imana ihagazeho izamuha ubugingo buhoraho haleluya kandi wa satani ngo ni ukugira ngo azakwicire mu byaha reka mbasange umugisha kandi uyu mugisha Imana imbabarire iwubahe hadusigaye numva haleluya haleluya niba mubyakiriye muzamure ibiganza iherezo kandi ibintu ndabasaba niba mufite umutima mwiza ntabwo mwese nabageraho ngo mukore mu ntoki ariko byifuzo mwegera bizameze amina iherezo wera shalom kazagira urugamba ruza kubatandukanye kazagira inama z'abadayimoni nziza ngo barakundana ngo barazinduka muzababwire ngo imbaraga zituzindura si izanyu
basabiye iherezo ryiza. Haleluya. Tangira ni kimwe, gukora ni icya kabiri, ariko gusoza neza ni kimwe. Basabiye kuzarangiza umurimo mutavuye mu nzira. Muzagwe mu maboko y'abatakebye. Muzasabirize abantu babanga. Ishusho ryo kureba nabi ibiryo bye ntuzabirya. Imana ibatwikiriza urukundo rwayo, muzajya mujya nawe ushaka ko mujya. Abantu bagucunaguza zihagarare Imana igenda. Ntituzarye inyama, ntituzarye inka, ntituzarye imirima, ntituzatera imbere, ariko Imana yambwiye ngo ihagurukije Gideyoni. Abisirayeli byarabayobeye, babona bateraniwe, babona ingorane zibateraniyeho, barangije ngo batakambira Uwiteka. Nicyo cyanzinduye, nicyo cyanzanye, nicyo cyatumye iki cyumweru cyose ntaryama, kwari kugira ngo ntakambire Uwiteka. Imana dukize zino nyatsi, dukize Kananezi wacu, ubugome, dukize kudakundana, dukize amagambo, dukize ubusambanyi, dukize ubusinzi n'ubugome, dukize inzangano n'ibitutsi. Hari ibintu byinshi byateye, ariko Imana ntitabara, Imana ntitabara abera, Imana ntitabara abasenga. Haleluya. Abantu bababwira ngo nibabyuke bazi dusenge, abenshi bakambwira ngo twasize mu rwose, ngo tubabarire, ngo nibaturere tumenye, ngo n'Imana irabizi. Nkamubwira ngo ukarukigezaho, niba ukubwiye ngo wongereho Imana irabizi, vuga ngo yarakunaniye, ariko kuko Imana irabizi ntukire. Kubera yuko yaba mwari muzi urugamba rubari inyuma, yaba mwari muzi imyuka mibi yabateye, ahubwo ntiwakaryama. Yaba wari uzi imigambi Satani afite ku bana bawe, niba mutangira saa 9 watangira saa 8. Urugamba rurakomeye, rurakomeye hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Urugamba rurakomeye, inama z'udusuku zarateranye. Urugamba rurakomeye ngo n'abasenga barwane ntibumvikane. Nurangiza indaya ziri maso, abagambanyi ntibajyanye, none mwebwe muvuga Yesu murasinziriye. Muzi abantu bateraniyeho ngo barwanye umurimo w'Imana. Imana itabara kugeza no munavuga ngo byarananiye akakiyakuraho. Niba byarakunaniye ubivugira iki, ahubwo wakwihana ibikorwa Imana igushoboze, ubishobora nawe usuka kiranuka Imana igushoboza. Nagira ngo rero mbasabire imbaraga zo kurwana na Satani no gutsinda. Yakobo niwe wanditse aravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegere Imana nayo izabegera. Mwabyumvise ubutumwa? Imana rero irambwira ngo ihagurukije Gideyoni, kubera ko batakambiye Uwiteka. Iyo badasenga nta kintu bari kubona, iyo badasenga Gideyoni ntiyari kuza, ariko batakambiye Uwiteka. Imana inzara iratwishe, Abamidiyani bateraniyeho, Abamaleki batwishe, ab'iburasirazuba turahinga bakarandura, turahinga bagasiribana, amatungo barajyanye, baduteje inyatsi, baduteje inzara idashira. Tubabarire, Uwiteka niba gusenga. Mumere Imana amashyi mwumvise. Karane zo kuvuga ngo turabakene, karane zo kuvuga ngo iwacu ntacyahava, ariko Imana iramubwira ngo wa munyembaraga we, ugiye kwitandukanya na za karane, Imana iguhingira abanyembaraga. Haleluya.
yawe. Haleluya. Tugiye gusaba Imana kubana natwe muri uru rugamba. Imana irangisha imigisha uko bigenza. Amakondera ibibindi n'imwe nibyo yavugisha abantu yanyu baratsindwa. Haleluya. Ahubwo umuyobozi wa Ninature iyo umwuka bimubwiye ajya bivugisha itorero ryose n'abari abana babivuge. Dore urusengero rugiye kuzura, mwese mubivuge kandi mubivuge muhagaze mwese. Satani tuzamunesheje iki? Muhaguruke. Muhimana amashi mwicare. Nagira ngo rero uyu mwanya dusenge. Narengejeho iyi minota mbishaka kugira ngo mumenye ko urugamba rutoroshye. Abamidiyani baje gusiribanga ibintu byanyu, ariko natwe tugiye guhaguruka dusenge. Imana yemeye kudutabara. Haleluya. Muhaguruke rero dusaba Imana imbabazi, dusaba Imana imbaraga zo kunesha. Kanya tugasengera abana. Muzamura ibiganza mwese. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Turagushimiye Mana kubw'umurimo ushyigikiye. Turagushimiye kubw'imbaraga zawe n'abantu bawe. Turagushimiye kubw'umwuka wera